ndanakwimura ku mpamvu nkeya utunganya umutima wanjye ibyo ushaka bibe. Yesu ashimwe cyane. Mwene so muri Kristo Ishimwe, Kamugisha, Kevine. Dusenga Imana. Urakoze Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twebwe abana bawe tuje ko wakunda utuzi abanyantege nkeya, ariko tugushimiye urukundo rwawe n'ubuntu bwawe buba kuri twebwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya waduhaye wo kwiga ijambo ryawe. Tugushimiye ko wabanye natwe mu mahame turangije avuga ibyo gukiranuka, ukaba wemeye ko twongeye gutangira andi mahame turi bazima, uhabwe icyubahiro. Mwami Mana, amahame tugiye kwiga biradusaba ko tuyakurikira cyane, kuko niryo zingiro ryo kumenya uko twavutse turi, kugira ngo tumenye ko duhinduka. Dusobanurire kandi uturinde kwinangira, umutima wacu ugukire kwiga ijambo ryawe, ni ukuri uturinde ibitekerezo bihuze, turinde kwiga ibyigisha amajya hejuru, ahubwo uduhe kwimbika. Nsabye Imana data mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nabibabwiye muri audio y'ejo, tumaze iminsi twiga amahame avuga ku byo gukiranuka, ndetse twarebeye hamwe n'incamake yayo ku munsi w'ejo. Uyu munsi tugiye gutangira amahame avuga ku cyaha. Tuzigana amahame agera kuri 5 avuga ku ngingo y'icyaha, kugira ngo mbibutse kwiga aya mahame twitonze, twimbitse, atari amahushuka gusa, aho tujye dufata igihe twige duciye bugufi kandi dushaka gusobanukirwa. Kandi nk'uko tuba twasenze tujya gutangira kwiga aya mahame, byagiza buri muntu wese tugiye dufatanya mu isengesho, kugira ngo ubwo agiye kumva ihame riba ryatambutse ku munsi, bye kujya ari umuhango gusa, ahubwo bijye bisiga hari impinduka zibayeho mu mibereho ye. Kandi si ibyo gusa, ndagira ngo mbibutse ko ari ingenzi cyane kuba twasangiza aya mahame bagenzi bacu, ko ntabwo ari byiza ko ubutumwa bwadufashe twabwihererana, ahubwo twibuke tunasangiza abandi. Kandi byaba byiza usangije bagenzi bawe nk'uko amahame yagiye akurikirana, kuko ni byiza ko nimba umuntu yize ihame rya mbere akiga n'irya kabiri, biba byiza akomeje agakurikirana uko akurikirana, bikunze abo musangiza ubu butumwa mwajya mubaha uko amahame agenda akurikirana, kugira ngo tubashe gufashanya. Kugira ngo nsabe ababa baragize ibibazo mu byiciro tumaze kwiga ko bazabyegeranya, mwanyandikira kuri nimero ya WhatsApp cyangwa se mukanampamagara, kugira ngo tubashe kuba twaganira ku bibazo mwaba mwaragize dukoresheje ibyanditswe byera ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Tugeze ku ihame rya 8 rivuga ngo abantu bose bavuka ari abanyabyaha bikunda, kuko bavuka batandukanye n'Imana. Umwanditsi w'iki gitabo yatangiye yandika ngo nk'ibiremwa muntu dusangiye nibura ibintu bibiri. Icya mbere, twaravutse. Icya kabiri, twavutse turi abanyabyaha. Ingorane zacu z'icyaha zatangiye tukivuka, kuko twavutse dutandukanye n'Imana. Kenshi biratugora kumva uko kuri. Dushima umwana wavutse, twavuga tuti bishoboka bite ko icyo kiremwa gitoya, uruhinja rutakirwanaho, rwaba urunyabyaha? Ariko mbega uburyo byoroshye kubona uburyo uruhinja rwikunda. Nyina yaba ananiwe, ise akaba yagombaga gusubira ku kazi bukeye bwaho, uruhinja rupfa kuba rukeneye kugaburirwa, guhindurirwa imyenda cyangwa gukinishwa. Rufite uko rubimenyekanisha. Uruhinja rero rurikunda mu buryo bwose. Kuvukira muri iyi si ni akaga gakomeye. Abana baragwa icyaha. Icyaha cyabatandukanyije n'Imana. Aya magambo aboneka muri Child Guidance page 475. Kubera icyaha cya Adamu, urubyaro rwe rwose ruvukana kamere yo kutubaha. Reba ubusobanuro bwa Bibiliya Adventiste y'umunsi wa 7 umuzingo wa 5 page 1128. Mu mahame 7 abanza twavuze ku byerekeye gukiranuka, kuko ikimenyetso cyo gukiranuka ari icyaha. Birumvikana ko iryo hame ry'icyaha rikurikira iryo gukiranuka.
Gusobanukirwa nyakuri n'iby'icyaha n'ibyo gukiranuka ni ingenzi cyane kugira ngo wige iby'agakiza kabonerwa mu kwizera. Uburyo uziga ibyigisho byombi byagereranywa n'umututu wiyashije mu kayira gato ukagenda waguka kugeza ubwo uhinduka ikibaya kinini. Muri make tumaze kwiga ko gukiranuka guturuka ku mubano tugirana na Yesu, ntigushingiye ku myifatire. Ubwo bimeze bityo, tugomba gusobanura icyaha nk'ikintu kirenze imyifatire. Tuvuka turi abanyabyaha, ku bwa kamere turi abanyabyaha. Kamere yacu niyo mbi, ibikorwa byacu bibi ni ingaruka y'iyo kamere yacu gusa. Mu Efeso 2:3 Pawulo avuga ko ku bwa kamere yacu twari abo kugirirwa umujinya. Zaburi 58:4 haravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyubagiza bakabeshya. Niba ushidikanya ku bantu washyira mu banyabyaha, reba mu Baroma 3:10. Ntawe ukiranuka n'umwe. Umwanditsi yakomeje aduha igitekerezo. Igitekerezo cya Sikorupiyo n'igikeri birabigaragaza. Sikorupiyo yashatse kwambuka umugezi, maze isaba igikeri yasanze ku nkombe kuyambutsa ku mugongo. Igikeri kirayisubiza kiti oya, guhetse ku mugongo wanduma ngapfa. Sikorupiyo irakibaza iti byashoboka bite ko nakuruma nkurumye ugapfa twembi twaruhama maze simbe nkigeze ku nkombe. Igikeri cyumva ayo magambo ari ay'ukuri, cyemera kwiheka maze gitangira koga ngo byambuke umugezi. Bigeze hagati mu mazi, Sikorupiyo iruma igikeri. Mu kugonga kwacyo kwa nyuma, igikeri kirataka kibaza Sikorupiyo kiti undumiye iki? Ubu rero twembi tugiye gupfa. Sikorupiyo isubizanya agahinda iti ndabizi ariko sinashoboye kubyibuza, niko nteye. Iyo niyo ngorane y'ikiremwa muntu, kamere yacu yaranduye, ntidushobora kuyivanamo. Nubwo bitugaragarira ko twiyangiza, bigaragara ko tudashobora kwibuza gucumura, kuko kamere yacu ari yo mbi. Ingaruka z'icyaha cya mbere zigaragara mu buzima bw'abantu bose. Muri make, muri kamere muntu habamo kubogamira ku kibi, kandi umuntu wenyine ntashobora kubitsinda. Mu gitabo Uburezi paji 25. Ku bw'icyaha cya Adamu, kamere yacu yarangiritse, ku bw'ibyo ntidushobora kwihindura abakiranutsi. Kugana Yesu paji 62. Uko ingorane y'icyaha irenze imyifatire mibi, kandi kamere yacu ikaba ari iy'icyaha kuva tuvukiye muri iyi si y'icyaha, igisubizo ku kibazo cy'icyaha kigomba no gushakirwa ahandi atari mu myifatire. Imana idusaba kongera gutangirira kuri zero. Bidusaba kuvuka bundi bushya, kamere ihindutse byuzuye. Mu kibwiriza cya nijoro cy'iteraniro rigizwe n'umuntu umwe, Yesu yasobanuriye Nikodemu ko niba tutavutse ubwa kabiri tudashobora kwinjira cyangwa se tudashobora kwiringira kubona ubwami bw'ijuru. Kuvuka kwacu kwa mbere ntikutwemerera kubona ubugingo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu tugomba kuvuka ubwa kabiri. Ubutumwa bwiza bw'agakiza ni uko ku bwa Yesu dushobora guhabwa indi kamere. Mu gufatanya na kamere y'Imana dushobora guhunga kononekara ku isi y'ibyaha twavukiyemo. Amen. Iri hame twiza rya 8 rivuga ngo abantu bose bavuka ari abanyabyaha bikunda kuko bavuka batandukanye n'Imana. Bitugaragariza neza ko muri twebwe ubwacu tuvukana kamere y'icyaha, ntabwo tuvuka muri twarimo gukora neza. Niyo mpamvu iki gitekerezo tubonye cy'igikeri ndetse na Sikorupiyo, iyi Sikorupiyo yashatse kwambuka umugezi maze isaba igikeri ko yacyambutse. Nyamaze igikeri cyari kizi neza ko Sikorupiyo muri kamere yacyo irumana kandi ko iyo urumumara bwawo bwakica iki gikeri. Igikeri kibwira Sikorupiyo ko ibihetse ku mugongo yakiruma maze kigapfa. Ariko Sikorupiyo ihagararaho ivuga ko iramutse iri mu gikeri nabyo byapfana. Ariko igikeri nubwo cyemeye guheka iyi Sikorupiyo, byarangiye Sikorupiyo n'igikeri birangira byose bipfuye. Kandi impamvu Sikorupiyo yabikoze
nta kundi niyo yari kamere yayo, ntabwo yashoboye kwibuza kuruma igikeri, kandi yari bizi neza ko kuruma igikeri harimo ingaruka kuri yo ndetse no ku gikeri. Rero natwe tuvuka turi abanyabyaha, natwe kamere yacu ntidushobora kuyivana, uretse Yesu Kristo wenyine niwe wabasha kuyiduhindurira. Amagambo umwanditsi yasoresheje iri hame ni meza cyane. Ukuvuka kwacu kwa mbere ntikutwemerera kubona ubugingo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu tugomba kuvuka ubwa kabiri. Ko twabisomye muri Zaburi 58:4 twabonye ko umunyabyaha avuka atandukanijwe n'Imana. Biradusaba rero ko tuvuka ubwa kabiri kugira ngo tube twemewe mu maso y'Imana. Reka njye namwe duharanire kuvuka ubwa kabiri, ko tubonye ko tuvuka turi abanyabyaha. Mureke twisunge Yesu Kristo wo gukiranuka kwacu, we wenyine twakirizwamo, kugira ngo tubashe kwemera ndetse no kwizera ijambo rye kandi turigenderemo. Nibyo nabasabira, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge Imana. Urakoze Imana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimira ijambo ryawe rije mu matwi yacu, ugiye kukumvira, kandi Mwami mwiza ugiye guharanira gushaka ubugingo buhoraho. Ugiye guharanira kugira ngo imitima yacu ibe yera mu maso yawe. Tukugireho umugisha n'iteka ryose, kandi nsabiye abasoma ibyigisho ari ababyumva ubu n'abazabyumva nyuma, ubahe umugisha wawe, umugisha uruta iyindi. Twese abo abizi ibyigisho uzaduhe kuba mu ijuru. Nsabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Ibyo ushaka nibibeho, utunganye umutima wanjye. Ibyo ushaka